Nongeye kugusuhuza mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kunezererwa Yesu cyane ko yongeye kuduha uburyo ngo dukomeze n'inyigisho yacu. Turimo turaganira gusiga ubuhamya bwiza mu bihe ducamo. Ndagira ngo dusenge dukomeze. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Uri Imana yo kubahwa, uri umunyacyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye uburyo bwiza bwo kongera kuganira ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo umwuka wera abane natwe, kandi aduhishurire, atumenyeshe iby'umwuka ashaka ko dukora. Turasengera umuntu wese uri kumva aya magambo kugira ngo azane impinduka mu buzima bwacu. Ibihe turi gucamo bitandukanye, bikomeye, bigoye, umuntu wese abicemo kandi abirangize neza, kandi abisigemo ubuhamya bwiza. Ndagushimiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana aho twasomye Itangiriro 49 umurongo 22 kugeza ku 24. Itangiriro 49 22 kugeza 24. Aravuga ngo Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko. Amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane. Ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisiraheli. Amen. Dusoreze mu Itangiriro 8 umurongo 22. Haravuga ngo isi kiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Imana itugirire neza. Mu gice cyacu cya mbere twabonye yuko hari ibintu tutazakuraho, ahubwo bizahora bisimburana mu buzima bwacu. Ibyo twita ibihe bibi cyangwa se crise, nibyo twita ibihe byiza, hahandi tuba tuvanga Imana yaduhuhiyemo, bizahora bisimburana ku mibereho yacu. Kandi uyu munsi bishobora gusimburana kuri wowe bikakubera bibi, undi byamubereye byiza, nkuko n'undi bishobora kumubera bibi n'undi nawe byamubereye byiza. Imana idufashe rero, bizanaduha n'umwifato wo kudasekana no kudasuzugurana no kutavuga ngo uriya runaka bimeze gutya na gutya. Kandi mwibuke ko ari Imana yabivuze, ivuga ko ubushyuhe n'ubukonje tukiri mu isi kiriho bizasimburana, urugaryi n'iki bizasimburana, ubwo kwiga no kurangiza bizasimburana, kubyara no gupfusha birasimburana, gukora ubukwe no kurira nabyo birasimburana. Ni ibintu biba bisimburana tukiri mu isi, tuzahora tugerwaho n'ibyo bihe. Rero twavuze ko ubuzima bwa Kristo byanze bikunze ibyo bihe bizatugeraho. Tunabigereranye rero n'uduce Abisirayeli banyuzemo, aho twise Refidimu, hataba amazi n'amakeya. Ni ahantu nyine mu buzima bwa Kristo umuntu aba akubitwa n'ubuzima bumugoye, ntaho kuba, nta byo kurya, nta byo kunywa, utegereza Imana igakorera igitangazo. Yakorera muri mugenzi wawe ukabona ukurya, itahakorera ugategereza nyine. Kandi mbibutse yuko Refidimu ntawe upfa, hapfa wenda watakaje ibyiringiro, ariko abantu benshi Imana inyuza Refidimu ntago bahapfira, ahubwo bamererwa nabi, basa nabi, usanga nyine yarahorose ubuzima bumugoye, ariko akazahava byanze bikunze. Handi twavuze ni Mara, ni ahantu umuntu aba afite amazi ariko ashariye, ni ahantu umuntu aba afite ubuzima ariko adashaka, afite akazi utagashaka, afite imyambaro ariko utayishaka. Twavuze naho bita Elimu, ni hahandi nyine umuntu yakwifuriza undi. Ni ahantu umuntu haba amasoko 12, buri muryango wa Isirayeli umwe utabyigana n'uwundi. Ahangaha rero Elimu, hari ikintu kiba cyakomeye cyane giteye ubwoba. Abantu benshi bakunda kwasindira umurengwe, tugasanga bavuye mu Mana, gusenga ntibagisenga, ntibakegera Imana kubera ko bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa bibahagije. Hari igihe nabo bahageragereza ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko muri byose twaravuze ngo twebwe dukwiriye gusiga ubuhamya bwiza mu bihe ducamo uko byaba bimeze kose. Twabonye ko bigira umumaro mwinshi. Ubuhamya twasize mu bihe twaciyemo buhinduka umwarimu wigisha abandi bari kubicamo. Ubuhamya twasize ni umwambaro mwiza, ni umwambaro mwiza w'ubuzima bwacu n'impano zacu dufite. Ni ubuhamya twasize, hari igihe butuvugira tudahari. Twabonye ibintu byinshi. Uyu munsi turaza gukomeza n'inyigisho ya kabiri ivuga ngo ni iki cyadushoboza gusiga ubuhamya bwiza mu bihe ducamo, kandi Imana ize kudufasha tubyumve. Yozefu twamuvuzeho, ndetse na se amuvuzeho amuhesha umugisha. Yagize ubuzima burimo ibice bibiri, icyo twakwita ubuzima bwiza bw'ubutesi bwo kugubwa neza, ndetse n'ubundi buzima yagiriye mu Egiputa bwo kuba umuyobozi, kuba umunyacyubahiro, gushyirwa hejuru, kuririmbwa n'izina rye rikaririmbwa.
ariko agira n'ubuzima bubi yaciyemo, bwa bundi bwo mu rwobo, atazi icyo azira, atarigeze ajya mu nama imufataho imyanzuro, kwibona agurishijwe kandi atari ikicuruzwa, utari umuco wabo, akibona Abishimayeli bamujyana, akisanga ku isoko mpuzamahanga ry'abacakara ryariho mu Egiputa, bakaza bamukandakanda, ukeneye kumwumva akamwumva, birangira aguzwe na Potifari amujyana iwe, atangira ubuzima bwo kuzajya akora nk'umukozi wo mu rugo, akora mu rugo yita ku bintu bya Potifari, nabwo bwari ubuzima butamworoheye. Ibice bitatu navuze, ahitwa Imara, ahitwa Refidimu ndetse n'ahitwa Elimu yarahaciye. Yaciye mu buzima bwiza cyane, agubwa neza adafite ikibazo, yanaciye no mu buzima adashaka. Nibaza yuko imirimo yakoraga kwa Potifari ntabwo buriya buzima bwari ubuzima rwose yari akeneye, bwari ubuzima bwamuteraga umubabaro. Ariko yigeze no guca mu buzima adafite ikintu na kimwe agowe, ari muri gereza amerewe nabi, ndetse muzasoma n'agahinda ke, naragasomye numva ndababaye cyane, aho yavuze ngo banyibye mu gihugu cy'iwacu nta cyaha nakoze. Arangije aravuga ngo ndazira ubusa. Ni amagambo yavuze rwose ababaje, umuntu arayasoma ukumva nawe aguteye akababaro ku mutima. Ari mu Itangiriro ibice 40 uhereye ku murongo wa 14, umurongo wa 15 haravuga ngo nukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, ni naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe, nta cyaha nkoze. Yari afite agahinda kenshi, nta buzima, nta mibereho, nta cyerekezo. Ariko hari ibintu byamubashishije kubwo buzima bwose yanyuzemo. Nta hantu tumusanga yibye, nta hantu tumusanga yishe umuntu, nta hantu tumusanga yagambaniye umuntu cyangwa yabaye umwesikoro, nta hantu tumusanga yigeze wenda asambana kugira ngo abone ubuzima n'imibereho. Kandi yari yabonye Satani yaramuciriye, reka mvuga ngo Satani yaramuciriye n'inzira, hari habonetse n'uburyo bwo kubona ibintu byo kwa Potifari, noneho akifunga n'umugore we, ariko ibyo byose arabyanga. Hari ibintu rero ndavugaho bikeya byamubashishije kwera izo mbuto ndetse no kusiga ubuhamya bwiza muri bino bihe bikomeye bitandukanye yagiye acamo. Ikintu cya mbere cyantunguye kandi kinatangaje nuko uyu Yozefu yakundaga Imana cyane, kandi akumva atayihemukira. Murabyibuka amagambo yasubije mu Potifari, yaramubwiye ngo ntabwo nakora icyaha kimeze gutyo ngo ncumure ku Mana. Ni amagambo ari mu Itangiriro ibice 39, muzayasome mwitonze. Ni amagambo yasubije mu Potifari amusabye ko baryamana. Aravuga ngo none ntabashane, ni ku murongo wa 9, none ntabashane gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Yakundaga Imana cyane akumva atayihemukira ubuzima bwe bwose. Muranabyibuka kiri no kwase, yangaga amafuti, akanga amanyanga, bakuru be bayakora akabarega. Rero ibanga rya mbere ryamubashishije ni urukundo yakundaga Imana, kandi akumva Imana atayihemukira. Icyamubaho cyose akaba yakwemera gufungwa ndetse akaba yakwemera no gupfa, ariko adahemukiye Imana kubera urukundo yakundaga Imana. Iryo ni ibanga rya mbere ryamubashije gusiga ubuhamya bwiza mu bihe yagiye acamo. Icya kabiri kindi cyamubashishije, dusoma ku nkuru za Yozefu kandi cyanshimishije, ntabwo Yozefu yajyaga areba ibyamubayeho ngo ahita afata abantu babimuteye abafate nk'abagome, abafate nk'abanzi, ahubwo ibyamubayeho bibi, bigoye, bivunanye, yabifashe nk'aho ariho Imana yemeye ku mugambi wayo uca. Muranabyibuka yuko se amaze gupfa, bakuru be bagize ubwoba, bamutumaho baravuga ati data ajya gupfa yaratubwiye ngo rero babarira abagaragu bawe icyaha n'igicumuro cyabo, ntuzabareho icyaha. Bari bafite ubwoba ko Yozefu ashobora kubihinduka akabagirira nabi, akaba yabica, akaba yakwihorera, ariko basanga Yozefu ufite undi mutima. Arababwira ati rero ibyambayeho nubwo mwari mushatse kungirira nabi, ariko ibyo bibi Imana yabizanishije ibyiza, ikiza abantu benshi. We rero yafataga ibyamubayeho, ibihe bimubayeho, yabonaga igihe kije agahita agifata akavuga ati okay, ubwo Imana yemeye ko nca muri bino bihe, irashaka nyine gukora ibintu bitandukanye, irashaka kungeza ku mugambi wayo. Bigatuma rero Yozefu adashobora gukoramo ibyaha, adashobora guhemuka, adashobora kwihorera, adashobora gukora ibindi bitandukanye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Maze iminsi numva abantu bavuga ngo bansuzuguye, banciye amazi, bagize gutya. Bene data, Yozefu ntabwo ariko yabifataga nkaho Imana ishaka kubizanisha ibyiza, nubwo iba yabinyujije mu bintu bikomeye, mu bintu bigoye, mu bintu bivunanye. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Icya gatatu twasomye, twagisomye mu Itangiriro 49,
ngira ngo ni ku murongo waho wa 24 havuze ngo ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisirayeli. Ndashaka kubabwira yuko mu buzima bwose bwa Yosefu yari ari kumwe na Yesu, kuko ubu buhanuzi buvuze ko yakomejwe n'amaboko, yakomejwe n'amaboko ya ntwari ya Yakobo niyo yakomotsweho n'umushumba igitare cy'Abisirayeli. N'ubuhanuzi bwahanuraga Yesu, bisobanura ko uyu Yosefu yari afite umugabo bari kumwe muri bwa buzima, muri ya mibereho igoye, muri bwa buzima bugoye. Niwe watumye burya aceceka, aratuza, ntiyatongana, ntiyirwana, ntiyafata inkota ngo arwane n'abakuru be, yemera ibije, yemera ibimubayeho, arihangana, arakomera. Kandi na Paulo yarabivuze yandikira Abafilipi, yarababwiye ngo nubwo mwatinze kunzirikana ariko mwongeye kunzirikana. Avuga ijambo rikomeye hepfo, aravuga ngo ariko nubwo byari bimeze gutyo, nize kunyurwa, nize kubaho ubuzima buciriritse, niga kubaho ubuzima buri hejuru, niga kubaho mfite icyubahiro, niga kubaho ntabatanyubashye, niga kubaho nahaze, nanashonje, mu bisaga no mu byoroheje. Ariko ageze ku ijambo ryo mu Bafilipi, ngira ngo murarizi, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Mu buzima bwa Yosefu nubwo wenda batabirebaga, batabibonaga, ariko hari umugabo bari kumwe muri iyo mibereho, wajyaga mukomeza, wajyaga komeza amaboko ye, agatuma Yakobo atananirwa, adaci intege, adatenebuka, bituma uyu mugabo agira ubuhamya bwiza mu buzima yanyuzemo no mu mibereho yanyuzemo. Kandi ni ubuhamya budufasha, ni ubuhamya budusubizamo imbaraga, ni ubuhamya butubera ihumure. Umuntu wese ugeragezwa, anyura mu bihe bikomeye, hari igihe Yosefu amufasha, akamubera icyitegererezo cyiza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu munsi nsoza, ndagira ngo mvuge ibintu bikeya byagufasha mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, gusiga ubuhamya bwiza mu bihe bikomeye uri gucamo, mu bihe bikomeye. Ikintu cya mbere ni ukutareba ku bihe bigoye urimo gucamo, ukareba ku Mana muri kumwe. Nimusoma, Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 23 n'umurongo wa 4 ayaho, aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicu cy'urupfu sintinya kuko ndi kumwe nawe. Akenshi nureba ku bihe uri gucamo bigoye, uzayishurirwa guseba, kumwara, gukorwa n'isoni, rimwe bigutera amaganya, bigutera agahinda. Satani aba yabona urwaho, akubwira ati reka Imana inyurire muri izi nzira, igendere, usange nyine ubuzima burakugoye. Rero kugira ngo tubishobore, birasaba kutareba ku bihe turi gucamo cyane, kutabireba, kuko nubireba uzayishurirwa ibyo ngibyo nkubwiye, ahubwo tukareba ku Mana turi kumwe. Nimusoma mu gitabo cyo Kubara muhereye kuri 26 kugeza ku 33, abagabo bagiye gutata babonye abagabo b'Abanaki barebare, babahishurirwa cyane kuruta uko bahishurirwa Imana bari kumwe. Ariko Kalebu na Yosuwa murabyibuka yuko bahishuriye Imana bari kumwe kuruta abagabo b'Abanaki, nabo burya barababonye, ariko baravuga ngo nimureke duhute tubatera, ahubwo Imana iri kumwe natwe. Niba Uwiteka twishimira azaduha icyo gihugu ari igihugu cy'amata n'ubuki. Abantu benshi rimwe na rimwe bakunda gusiga ubuhamya bubi mu bihe baciyemo, kubera kureba ibihe akavuga ati ndasebye, ndamwaye, nkozwe n'isoni, iyi myaka se bizagenda bite? None agashaka uburyo Satani akamubwira ati yaranje wana, agasanga umuntu abaye umwesikoro, akoresheje impano ye nabi, arabeshye kugira ngo bamuhe amafaranga, ashyizemo n'iterabwoba n'ibindi. Ugasanga nyine umwambaro yambaye afite impano nziza, ariko umwambaro yambaye ni umwambaro w'ubushwambagara, ni umwambaro umwambitse nabi, yambaye ubusa kubera ko ubuhamya bwe bwabaye bubi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muzarebe rero, Imana ibidufashe, tujye tureba ku Mana turi kumwe kuruta kureba ku bihe bigoye turi gucamo, bivunanye cyane. Icya kabiri ni ukwigira ku batubanjirije. Imana ijye idufasha twigire kuri bene data batubanjirije. Ba Daniyeli bagize ubuhamya bwiza kandi babayeho mu buzima bugoye bw'ishuri, ikindi gihe banabaho no mu buzima bwiza, ikindi gihe nabura n'akazi ariko akomezanya bwa buhamya bwiza, ikindi gihe aba n'umuntu ukomeye yashoje ubuzima bwe. Muzasome muri Daniyeli bice 12, Imana yamusoreje imibereho iramubwira ngo Daniyeli uzajya mu mugabane wawe amahoro, ibimubwira kuko yagize ubuhamya bwiza. Tujye tubigiraho, twigire ku batubanjirije, turebe ibyababayeho n'ibindi bintu bitandukanye. Hari n'abandi bagiye bagira ubuhamya bubi kubera kurangara, kubera umurengwe. Nk'umugabo witwa Dawidi amaze kugera ku ngoma, rwose cyari igihe cyo gutabara kwa mu Abisirayeli, ariko nyine yisigarira mu rugo, arimo atembera mu nzu yari yujuje nziza, bimuhuza na Betisheba, arasambana, anicisha Uriya, bituma ubuhamya bwe bwiza bwa Dawidi Imana yashimye, igashima umutima we, birangira byinjiyemo n'ubuhamya bubi kubera ko yarangaye, akafatwa n'ivutu, agafatwa no guhaga, agasinzira, akabahana atagakwiye kuba.
buriya rimwe na rimwe guhaga hari igihe bituma umuntu aba ahantu atagakwiye kuba. Icyo ngicyo maze kukibona, hari igihe umuntu ahaga kubera kumutumira mu birori byinshi, mu minsi mikuru myinshi, ugasanga nyine igihe cyo gusenga hari mu minsi mikuru, hari kurya gato n'ibindi. Ntabwo mbuza kurya gato, nicyo gihe kiba kibaye, ntabwo mbuza kwishima, ariko ntabwo ibihe byose umuntu w'Imana akwiriye kuba muri za gato. Mu minsi mikuru natumiwe, ndi muri ibi, buri wa gatandatu wose, n'uwa gatandatu w'igaburo ryera n'uwa gatandatu wo gusenga, nagiye mu bukwe, nabaye pare, nabaye marene. Hari ibihe byo kuba pare n'ibihe byo kuba marene, kuko ntabwo ubukire n'ubuzima bwa Elimu tuba dufite amasoko yose bikuraho yuko urugendo rugikomeje. Urugendo rugikomeje na Satani tuba tukirwanye nawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Icya kabiri kizabafasha rero ni kwigira ku batubanjirije. Imana itugirire neza. Ikindi cya gatatu ni ukumenya ko ibihe ducamo bigoye bizasimburwa n'ibindi bihe byiza. Amaso yacu akwiriye guhishurirwa yuko nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo isi itubesheje mu bihe bivunanye, ariko uwihangana akageza imperuka azakizwa. Tuzabaho ibindi bihe byiza, tutarwara, tutaremba, tutaburaho kuba. Ni nicyo yatumye Yesu muri Yohana ibice 14 abwira abigishwa, arababwira ngo ndagiye, ariko ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndariho namwe muzaba. Mukundwa mu Mwami Yesu, komeza ugire ubuhamya bwiza mu bihe uri gucamo. Komeza gukizwa, komeza kwihangana, ntagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'Imana. Izo mbuto zirakenewe, ubwo buhamya bwiza burakenewe, kubera yuko umunsi umwe ibi bihe bigoye turi gucamo bivunanye tuzabivamo, kandi tuzajya mu ijuru tubane n'Imana ibihe byose. Icyo rero ni ikindi kintu gikwiye kudushyigikira, kigatuma duharanira kugira ubuhamya bwiza mu bihe bigoye ducamo. Ikindi ni ukumenya ko ubuhamya ari imbuto tubiba mu bihe ducamo, zigenda zera abandi bazazisaruraho rwose. Ni ukumenya ko nugira ubuhamya bubi hazabaho ikibazo cy'uko hari abazabusaruraho. N'umwana wawe n'abana bawe bazajya bavuga ati ni wa mwana wa mukozi w'Imana, ni wa mwana wa mumwesikoro, ni wa mwana niyivuga akavuga ati ndi wa runaka. Hari n'abantu benshi bafite ipfunwe ryo kuvuga base, ryo kuvuga ba mama babo, kubera ko aho batuye n'ubuzima banyuzemo bagiye bagira ubuhamya bubi. Ariko iyo umwana afite se wagize ubuhamya bwiza rwose, rero n'igihe bamwakira bakamwakirira icyo, akaba ati yo uri umwana wa muhanuzi witondaga, uri umwana wa mukozi w'Imana wirindaga, uri umwana wa muntu utaragiraga ubwesikoro, utaragiraga ubusambo, uri umwana uziko mu bukobwa bwatigeze asambana. Bikamubera irindi shuri umwana wawe ari kwigamo, ariko nanone bikaba n'imbuto nziza wabibye. Niba ushaka kubiba imbuto nziza izamera warapfuye, cyangwa se ukiriho ikera imbuto nziza, siga ubuhamya bwiza mu bihe urimo uracamo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Jya nsoma Bibiliya, hari umuntu witwa Bazirayi yeze imbuto nziza kuri Dawidi. Yamwereye imbuto ubwo yari yarahunze umuhungu wa Abusalomu mu buvumo bw'Imahanayimu, amujyanira ibyo kurya n'ibindi bitandukanye. Nibuka ko Dawidi ari hafi yo gupfa, ariko Abusalomu yaramubwiye ngo ariko bene Bazirayi ntibazabure kurira ku meza yawe. Ni ukuvuga nimwe yakamubwiye ati Bazirayi yambitsemo ikintu gikomeye, yanyereye imbuto, yarwanye ishyaka ku buzima bwanjye. Kandi Bazirayi muramwibuka yari umukire, nta kintu yarabuze, nta kintu yacaga Dawidi. Muranabyibuka yuko Dawidi amubwiye ati reka nkujyane i Yerusalemu nzakugirire neza. Aramubwiye ati rwose sinkiryoherwa n'imiziki, sinkiryoherwa n'ibyo kurya, jyana umugaragu wanjye. Ni ukuvuga Bazirayi rero nta kintu yacaga kuri Dawidi, ariko ibyo bintu yakoze, ubwo buhamya yereye Dawidi ajya gupfa yabiraze Salomo. Aramubwira ati rero ukwiriye kwitondera Bazirayi, ukazajya musangira n'abana be ku meza ye. Munabyibuke yaba n'uwitwa Dawidi ndetse n'umuhungu wa Sawuli, murabibuka bombi, witwa Yonatani. Kubera imbuto yamwereye, kubera ubuhamya bwiza yamusigiye, byatumye ashaka umwana we wa Yonatani kugira ngo amugirire neza. Kandi yamugiriye neza nubwo nta mbaraga yari afite, yaramugaye, arakamuga karaho ngaho, abana n'ubumuga. Mbabarire, ubwo buzima bwose byatumye uyu nguyu witwa Yonatani abona umwanya kwa Dawidi, kubera ko yamugiriye neza. Kandi ntabwo ari wabonyemo, kuko ntabwo yari akiriho, ni umuhungu we. Muramwibuka, kubera ko yicaye ku ntebe za Dawidi, aba mu buzima kwa Dawidi, arya neza kubera se Yonatani wereye imbuto uyu mugabo witwa Dawidi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ikindi gikwiriye kuduha imbaraga, kikadufasha, kigatuma umuntu akangukira gusiga ubuhamya bwiza mu bihe ari macamo, ni ukumenya ko nta masengesho akuraho ubuhamya twasize aho twanyuze. Ntayo.
Niba rwose wari uzi ko wenda mu bihe uri gucamo uzakora amafuta ugakora amanyanga n'ibindi bitandukanye, hari abantu bagira ubuhamya bubi ugasanga nyine agize ubuhamya bubi mu buryo butagaragaye, abantu ntibanabimenye, akagira ngo ari amasengesho azabikora. Nta masengesho amasikinga umwambaro umuntu yamaze kwiyambika mubi. None iyo byaturitse bikajya hanze ntago wabihanaguza rwose gusenga. Niyo wasenga amasengesho iminsi 40, niyo wasenga amasengesho iminsi 7, ntushobora gusiga ubuhamya bubi. Cyakora Imana irakubabarira ikanakweza ikagutunganya, ariko ubuhamya bubi burasigara. Uyu munsi turimo turavuga ibya Dawidi ko yasambanye na Betisheba akica Uriya, ubwo ni ubuhamya bubi yagize. Ntabwo rero bikora ko Dawidi atasenze, yaninginze n'Imana, umpe kunezezwa n'agakiza, ngira ngo Zaburi 51 mujye muyisoma, ariko ntibyakuye. Ushobora kujya gusenkanyarira aho abantu bajya gusengera, kizabonwa n'ahandi no mu buvumo n'ahandi, Samatari n'abantu bajya rwose mu rupfu na hehe, ariko ntibishobora gukuraho yuko uri umwesikoro, ntibishobora gukuraho yuko wigeze kubeshya umuntu ukoresheje impano, ntibishobora gukuraho yuko kwihangana byakunaniye ugasambana, ntibishobora gukuraho yuko ufite icyasha. Buriya ubuhamya bubi busiga umuntu icyasha, busiga umuntu ubugwari, azagumana ubuzima bwe bwose nubwo yakwera imbuto nziza. Hariho n'abagutakariza icyizere bakavuga ati yaragarutse arasenga ariko se byongeye kumufata, ubu se yongeye akaba umwesikoro, ugasanga nyine nta cyizere bagufitiye. Mukundwa mwene data, ni ukumenya ko nta masengesho akuraho ubuhamya twasize. Niba weze imbuto nziza, niba ugize ubuhamya bwiza, byanze bikunze ubwo buhamya bwiza nta kintu kimwe kizabukuraho, buzasigara mu bihe kandi buzafasha benshi. Imana idushyigikire. Icyanyuma aricyo nsorezaho no kumenya ko Satani aduhigira ubuhamya kugira ngo azabone icyo yifashisha mu gukanga abandi. Niba waragize ubuhamya bwiza, Satani menya yuko abuhiga, kandi kuba yabwangiza akabushyiramo ibirohwa akagushyiraho ubuhamya bubi ni ikindi kintu yifashisha mu gukanga abandi, kuko hari abandi benshi wereye imbuto wagize ubuhamya bwiza. Kumva inkuru yawe mbi rero y'ubuhamya bubi bizakanga abandi, bituma abandi bavuga ngo yo ntabwo twari tuzi ko yabikora, ntabwo turi tuzi ko yakwitwara nabi. Buriya niyo mpamvu yakora kabona umuntu arishingiye, yari umuhanuzi, yaramuvuga butumwa, yarangiza kwishingira ugasanga abandi bakobwa bacitse intege, baravuga ngo na runaka se ko byamubaye, na runaka se, ugasanga cyangwa umuntu ugasanga umuntu yibye, umuntu yakoze amanyanga mu kazi, noneho abandi wahagera ugiye kuhakorera ugasanga bikubereye intambara, akabwira ati runaka se ko yakoraga iyi raporo, runaka se ko yakoraga amanyanga. Wowe se umurusha gusenga, umurusha kuvugana n'Imana, umurusha kuririmba indirimbo, umurusha kuririmba muri korali, ugasanga bikubereye intambara. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, tumenye ko Satani aduhigira ubuhamya, tuburinde mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari umugabo warinze uruzabibu rwe yanga kurutanga, ngira ngo biri mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 21, witwa Naboti. Umwami murabizi ko ari wamusabye ngo mu ruzabibu rwawe, yashaka kuruhindura garden y'imbuto n'imboga, cyangwa se icyo Bibiliya yita igihambo cy'imbuto n'imboga. Ariko Naboti kubera ko yari yabihawe na basogokuruza arabyanga. Kandi muzi ko mu gitabo mu Balewi havuga yuko bitemeye gutanga gakondo ya basogokuruza, ntago byari byemewe. Naboti arabyanga ndetse aza no kubipfira. Nawe rero ukwiriye kwanga gutibaba, ukwiriye kwanga gusiga ubuhamya bubi mu bihura mucamo, ukwiriye kubyanga. Mureke dusenge dusaba Imana imbaraga, kandi niba uri guca mu bihe bigoye cyangwa bivunanye, Imana izakurinde gusiga ubuhamya bubi mu bihe urimo uracamo, ahubwo uzasiga ubuhamya bwiza buzabera abandi umwarimu, buzafasha abandi mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Bashisha umuntu wumvisha aya magambo kuva twatangira, ibi harimo aracamo abirenza amaso abona Imana, bimutera inkomezi, bimutere kwizera no kumenya ko Imana ari Imana y'urukundo. Kandi turasaba imbaraga zitubashisha ibihe byose ducamo bigoye bivunanye, bizaba ibihe byo kwera imbuto, bizaba ibihe Mwami tuzasiga ubuhamya bwiza, kugira ngo nitumara gutabaruka ubuhamya bwiza buzasigare ari umwarimu wigisha abandi. Turabizi neza ko ubuhamya bwiza ni umwambaro wambika impano zacu, bigatuma dusa neza, tumererwa neza. Ndagushimiye ko ugiye kubikora kandi ugakomeza gushyigikira umuntu wese. Dusabiye n'abagiye bera imbuto mbi, bakagira ubuhamya bubi, bakabeshya, bakarimanganya, bagacogora, kugira ngo babarire Mwami, kandi bakomereze amaboko mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.